so ibyo bintu ibihugu byatangiye kubibona ko burya yari scam nta kintu bijya bihugu bifite no kubeshya gusa nuko nguko noneho badukangisha systeme zabo zo kwishyurana none natwe tugiye gushaka izindi systeme niyo nkubiri rero harimo haduka ibyo bya cryptocurrency harimo haduka ibya digital currency buri gihugu cyose gishaka kwigenga ku ifaranga niyo nkubiri turimo kubona buri gihe akakanyiri kuza ibyo bita payi ntabwo biraba launched ariko uyu munsi abantu bafite payi barazigurisha kuko biri mu genzurwa bya nyuma. Turabasuje mwese mukurikiye PN4 Africa tubaye ikaze nanone mu kiganiro ndetse n'amakuru tuba tugenda tuganira ku birebana n'ubukungu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'ifaranga koranabuhanga nk'ibisanzwe hashize iminsi dushaka ubumenyi bwihariye ndetse kandi ubumenyi bwisumbuyeho ku bijyanye n'ifaranga koranabuhanga rimaze iminsi rivugwa hano mu Rwanda ndetse no ku isi yose. By'umwihariko rero ni ifaranga koranabuhanga abenshi babyita crypto abandi bakabyita digital currency. Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho. Nkuko ro hashize iminsi twakira abasesenguzi batandukanye ndetse n'abandi bantu batandukanye bafite ibyo bazi kuri ikoranabuhanga ndetse n'ibyaya amafaranga ndetse kandi ubukungu muri rusange. Twakiriye Rutabingwa nawe n'umwe mu basesenguzi kandi akaba n'umuhanga mu by'ubukungu. Uraho neza bwana Rutabingwa? Uraho neza murakomeye. Yego. Bwana Rutabingwa wenda dusanzwe tukubona mu nyamakuru bitandukanye ariko wenda batakuzi iyo tuvuze Rutabingwa nkavuga ko umusesenguzi mu by'ubukungu naba mbeshye. Oya nabweshye nibyo nzi nibyo nize nibyo nkoramo umunsi ku munsi. Ubukungu rero ni ingingo mwamba ni ibintu umuntu wese aba agomba kumenya. Rero iyo wagize amahirwe ukanabikurikirana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni byiza cyane. Ndabizi ibintu by'ubukungu nibyo mbamo ni lifestyle mu buzima bwanjye bwa buri gihe. Yego. Nzajya nkwita Rutabingwa rero mu kiganiro tugiye kugirana excuse ariko wenda niba hari irindi zina wenda atari Rutabingwa wenda kugira ngo tuganire tuziranye ndetse n'adukurikiye bakomenye nirihe ndindi zina. Nitwa Sam Rutabingwa bankurikirana niyo bamenyereye niyo banziho nta kibazo rwose bajye bayanyita nta kintu bintwaye. Yego ntabwo dutinda rero bwana Rutabingwa wenda iyo bavuze ngo ifaranga koranabuhanga cyangwa se cryptocurrency na digital currency nibyo ngo bigiye guhindura ubukungu bw'isi mu minsi iri imbere. Amafaranga yitwa fiat money cyangwa se inote n'ibiceri ngo bigiye gucika. Ese ibyo nawe niko ubibona? Ubundi ubukungu bugira ama revolution nkuko dusanzwe tubizi. Buri cyiciro cyose cy'ubuzima kiba gifite civilisation abantu bava mu rwego rumwe bajya mu rundi. Ibintu byose rero bigenda bihinduka. Yaba ubuhinzi abantu bava muri gakondo bakoresha ubuhinzi navuga buteye imbere bakava mu kufumbiza ifumbire z'imborera bakavangavanga imiti bakavangavanga mu produit chimique kugira ngo bongere umusaruro. Ibyo byose rero ntabwo igice gisata cy'ubukungu nacyo gishobora gusigara cyane cyane ibigendanye na financial transaction uburyo bwo kwishyurana ibyo bintu. Ababizi kera bagiye bakurikirana evaluation of money ubwo nababyize muri secondaire cyangwa bagiye babyumva uburyo bwo kwishyurana uburyo abantu batangiraga bahanahana ibintu kuba tuzaba ufite inkoko nguhe ndendo ufite ibijumba nguhe ibishyimbo ubwo buryo bwa transaction bwo exchanginga bwo guhinduranya umuntu akabona ibyo akeneye byagiye bitera imbere rero nk'ibisanzwe. Biva kuri ibyo kuko byari bigoye kuba umuntu yakwikorera ibishyimbo akabijyana runaka akazagaruka n'ibindi binabyikoreye kuba umuntu yabona ibyo akeneye kandi mu gihe abikenereye. Icyo nicyo cyagiye kibaho. Bajya kuri gold bamwe bava ku nizahabu n'uburyo bwo kwishyurana bwagiye bubaho. Hari n'ubutaragiye bumenyekana hagati y'abantu n'abandi. Biragenda bigera ku mafaranga ayo twita inoti n'ibiceri. Noneho rero ayo nayo rero era yayo cyangwa se ikinyejana cyayo nacyo kigenda kirangira kubera technology. Nimba abantu batera imbere mu by'intwaro abantu bagatera imbere mu by'ubukungu no muri transaction birumvikana ko baba bagomba gutera imbere. Ubu rero tugeze ku cyiciro navuga cyitwa digital currency zitandukanye na cryptocurrency. Wenda abantu ntago abantu benshi babisobanukiwe ariko digital currency zifitanye
rifite itandukaniro kuko akenshi monnaie digital ni monnaie zigenzurwa n'igihugu cyangwa se zigenzurwa n'inzego na institution runaka ziba zibishinzwe amabanki. Hanyuma mu gihe cryptocurrency zo na amafaranga ariko ari decentralisation y'abantu ya peer to peer y'umuntu ku muntu, nta rwego runaka rushobora kugenzura izo monnaie digital. Mbere byatangiye ari electric money, aya mafaranga duhanahana muri za MTN, imane umuntu akaguhereza ibintu ukamukubita imibare runaka registre akavuga ngo aya mafaranga muri message. Bigenda bitera imbere rero bigeze kuri cryptocurrencies cyangwa se peer to peer izi transaction. Ni ukuvuga ngo rero niho turi kubona nk'ahazaza uburyo bwo kwishyurana. Gusa abantu bajyanye ibintu bijyanye n'ubukungu biba birimo amacenga menshi. Leta z'ibihugu zirimo ziragenda zizana monnaie digital kugira ngo zizabashe either guhangana na cryptocurrencies, kuko buri abantu bakunda independence. Yumva abantu runaka bashaka ubwingenge byagera ku bukungu ho abari ibindi bigasa naho abantu bari kwitabira cyane ama cryptocurrency kubera gushaka ubukungu, gushaka ubwigenge mu by'ubukungu. Uyu munsi tuvugana nimba ifaranga ritemewe n'igihugu na kimwe ku isi bita cryptocurrencies, bita bitcoins na za Ethereum, nuko abantu bazizi, nimba ushobora kugura hafi $100 by'idolari ukayijyana ahantu mu isoko runaka ukishyurana, kandi nta gihugu na kimwe cyemera iyo faranga. Ni kikwereka ukuntu abantu bateye imbere mu gushaka kwigenga mu bintu by'ubukungu. Uko rero urumva abantu bararikoresha deja, ariko nta gihugu kiriyemera, ariko ntabwo warisonzana. Noneho rero ugahitamo monnaie digital zo banki zirazigenzura, nari amafaranga bahanahana ariko nayo agenda ateye imbere. Nk'u Rwanda narwo rufite iyo bita CDC rwenda gukora, ariko mu iterambere ryayo mafaranga kugira ngo ibihugu bizabashe guhangana n'izi crypto money, bagomba kongeramo ikoranabuhanga rya blockchain mu mafaranga yabo kugira ngo babashe kugenzura. No kuvuga ngo igihugu nk'u Rwanda kiramutse gikoze monnaie digital nk'ijye ku rwego rw'ama cryptocurrencies, nicyo kintu ni igihombo cyaba gikomeye. Bagomba guhita bagera kuri urwo rwego kugira ngo babashe kugenzurisha iyo digital yabo cryptocurrency ziri circulated mu gihugu. Ngira ngo niyo future of money, niho hantu nibwo buryo bwo kwishyurana bwenda kugerwaho cyangwa se bunagezweho uyu munsi. Ariko ukabona ko abantu bakangukiye cyane cryptocurrencies kurusha digital money. Yego. Rero impamvu ya mbere abantu bakangukira kugira ngo abantu banabisobanukirwe neza, iyo tuvuga digital ni ibintu by'ikoranabuhanga cyangwa se biri digital, nuko umuntu ashaka gutunga information, digital assets, amafoto, ama NFTs, ibintu nk'ibyo ngibyo biri digital. Rero ibyo bintu biri digital ubundi bigira n'amafaranga yabyo ari digital. Ubutunzi, digital assets, digital money. Nuko rero igihugu cy'u Rwanda cyangwa se isi muri rusange yimirije imbere ikintu cy'ikoranabuhanga, ntabwo rero ibintu by'amafaranga ariho twasigara mu byo nakwita ahashize nyakatsi. Oya, abantu batera imbere mu by'amafaranga. Niyo mpamvu rero abaturage nabo bagomba gukanguka cyane bakita kuri ibyo bintu, bakabigiraho amakuru kugira ngo badasigara. Iyo ibintu bikiza ari bishyashya bitanga amahirwe mu buryo bwinshi butandukanye. Yego. Wenda tutaragera kuri ayo mahirwe ukomojeho ku bijyanye n'ukuntu abantu bashaka guhita babikangukira bakaba babyaza umusaruro. Tugaruke ku byo guverineri wa banki nkuru y'igihugu aherutse gutangaza ubwo twari turi kumwe mu kiganiro n'itangazamakuru. Yatubwiye ko bari gukora CBDC, ni faranga rya banki nkuru y'igihugu, ni faranga risanzwe ariko rizaba ari mu buryo bwa digital, ndetse anatubwira ko bari no gutegura amategeko bafatanyije n'ikigo cyitwa Capital Market Authority ariho gishinzwe iby'isoko ry'imari n'imigabane. Bari gukora amategeko agamije kugenzura imitungo cyangwa se ibyiswe virtual asset cyangwa se digital asset zinyuzwa muri crypto,
kugira ngo habeho ubugenzuzi bw'abashora imari muri ibi bintu, ntihazabeho gukomeza kumva abantu bahombye cyangwa se abantu babibwe cyangwa abantu habayeho amasikamu atandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ese nkawe usesengura iby'ubukungu, kuba u Rwanda rugiye gushyiraho aya mategeko bikubwiye iki, cyangwa se ubyakira ute cyangwa ubisobanura uti? Ntabwo ari ikintu gishyashya, kubera yuko ibintu birasaba ko leta zihuta kurema amategeko, cyane cyane ko ibintu byarangije kugera mu baturage deja. Uyu munsi nta leta n'imwe ibyemera, nibyo twatangiye tuvuga, nta leta n'imwe ibyemera, ariko birakura, abaturage babyo barabikora. Impamvu leta itabyemera mbere na mbere nuko uburyo bwo kubigenzura bugoye. Aka kanya nimba mu Rwanda ashobora guserekiringa assets z'digitali kandi zinjiriza abantu, urugero sibyo, zinjiriza abantu bakora bakinjiza amafaranga menshi, abo bantu leta ntabwo yari ifite uburyo bwo kubagenzura, yari ifite uburyo babyazamo umusaruro. Buri gihe rero leta irakurikira ikavuga mbere na mbere bitangira byitwa uburyo bwo protecting abaturage, ariko ni no protecting leta, kuko leta haba hari abantu bihisha inyuma basanzwe bakora ibintu bibyara inyungu ariko ntibatanga imisoro. Icyo kintu kikaba ari imbogamizi, kandi leta bigomba kubyungukiramo. Ikindi urumva yitanye gushira amategeko, mbere na mbere ni amategeko arengera abaturage kugira ngo birinde kugwa muri scam nyinshi zitandukanye. Ubwo no kuvuga ngo ibiba bigiye kuza noneho, so kuvuga ko ibintu byose bitaba scam mu by'ukuri. Iyo ufite banke runaka, dufite banke zitagikora, zakinze imiryango, kandi ntabwo zakinze imiryango kubera yuko zungukaga, oya, ahubwo habaye igihombo mu micungire y'imari. Ariko abaturage bari bafitemo amafaranga ntabwo bahombye, kubera ko leta nyine yarababakinze, kuko leta rero yarabahaye ibyangombwa byo gukora. No kuvuga ngo rero igomba kubakinga abaturage. Ariko uyu munsi uramutse ufunguye banke ya cryptocurrency, leta itarasetinze amategeko, ya banke ikaramuka ihombye, keretse umushoramari ari umumarayika, nibwo yagusubiza ayo mafaranga, nibwo yaha abaturage amafaranga bahombye, ubundi yagenda ntimwamenya n'ahantu yagiye. So ariko kandi urumva ikintu leta ikora just to protect abaturage. Hanyuma ikindi yo iregarariza ibintu bituma abantu babijyamo, noneho urumva aka kanya umuntu abigiyemo aba ari own risk, ibintu igihombo kiba kiri kuri we cyane, ku buryo n'abantu baranibwo kumvikana bikaba ibibazo uburyo bwo gukemura icyo kibazo. Uvuga ngo rero iyo leta ibigiyemo bituma abantu bakanguka, bakabijyamo ari benshi, bakabishakiramo imirimo, bakabishakiramo utuzi, bakabishakiramo income. Kuri njyewe ahubwo navuga leta yari yaratinze cyane kwinjira muri ibintu, kuko bimaze igihe kinini bikora. Ni nayo mpamvu byaramutse biba bimwe byagiye biba scam, bikiba abaturage, ibindi bikabahombyaho kugira ngo bibungure. Ariko impamvu bigikora bimwe ni uko hari abantu biba byarunguye, bamwe bakabigumamo bagumizamo babikora. So ikindi yo leta ikomeje kuvuga ibintu nk'ibyo, abantu babishaka amakuru. Impamvu abantu bahomba ntabwo bajya bafite amakuru y'ibyo bintu. N'ubu leta nubwo yazana iryo faranga koranabuhanga rya CDC, nk'uko guverineri yari bivuze, yego, impamvu nuko dusanzwe dufite n'ubundi amafaranga y'ikoranabuhanga, ariko amafaranga y'ikoranabuhanga hari na representa yandi y'inoti n'ibiceri. Uyu munsi tuvugana sinzi nimba wenda byumvikana neza, n'ubundi se ntabwo dusanzwe tugwama ubusi nakohereza amafaranga kuri mobile money cyangwa imane, nyine aya mafaranga biriya nabyo n'ikoranabuhanga, ntabwo ari igiceri mba nguhereje. Yego. Noneho irigiye kuza byo rizaza ari ifaranga ritagira ikintu kiri presenting, ari ryo ubwaryo, nta kintu rizaba rihagarariye. No kuvuga ngo ubundi mu busanzwe na leta z'ibihugu igira amafaranga bitewe na reserve wenda y'amadolari ifite cyangwa n'ibindi, sibyo? Ayo madolari nayo yagiye yabaho bitewe n'uko igihugu cyabo gifite amagorode cyangwa se indi mitungo kamere, ayo mafaranga akaba ari represented, kuko bigoye kwikorera ibuye ujya kugura ikintu ngo nuko ari ry'agaciro, byararemeraga bigatuma bagura inote iza kuri presenting ikintu ufite mu rugo. Sinzi nimba byumvikana neza. Yego, birumvikana rwose. Ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze, ahubwo leta noneho igiye gukora digital asset
idafite ikintu representing noneho yo ntabwo ihagarariye bya bintu byari bihari sinzi nimba byumvikana ni uko izi za bitcoin za ethereum ntabwo zihagarariye amagorde y'amareta ari mu bubiko oya ni amafaranga yigenga ariko abantu bayakoresha kubera iki rero buriya uburyo system ya blockchain ikoze ku buryo transaction zayo ntabwo umuntu ashobora kubamo maguyi kuko ibintu twakoreze ngewe nawe biba bigaragara babiri official ntabwo nakwinjizamo transaction itabaye igihungu abantu bashaka kwiba ukagenda akavuga ngo ngiye nkora ahangaha akinjizamo data kandi nta kintu cyabaye muri mu bintu by'ikoranabuhanga riri ku rwego rwa blockchain ntabwo bibaho ibyo bintu nayo mpamvu buriya abantu babikunda no kuvuga ngo rero leta y'u Rwanda iri gushira imbaraga urumva ntabwo igihugu cy'u Rwanda cyasigara si u Rwanda gusa n'ibindi bihugu byose byo ku isi ari leta zo zanemeye ama cryptocurrency nka El Salvador bari gusiganwa cyane no kugira ngo abaturage batari bo baza kubasiga abaturage badasiga leta mu by'ikoranabuhanga ubwo rero ni muri urwo rwego hari igihe ntabwo nzi uko iryo faranga rizaba rimeze uko rizaba rikoze ariko nzi ko iyo bakubwira ngo tujye gukora ifaranga ry'ikoranabuhanga ni ifaranga riba rizagenda rivugururwa aho ikoranabuhanga rigeze uyu munsi byagorana gufata inote ya 5 ngo uyivugurure udasohoye indi nyine bisaba ugusohora indi ariko mu ikoranabuhanga yo habonetse tekinoloji uravuga ngo iyi transaction tugomba kuyongeramo ibi kugira ngo wenda bitewe nuko n'abascam abandi bantu biba amafaranga bakoresha ikoranabuhanga nabo bafite ikoranabuhanga bakoresha rero leta igenda iri develop muri ICT babyita ku develop icyo kintu bakagenda babyongerera imbaraga so rero iyo CDC nayo izaza ifite imbaraga ntekereza ko finally izabishobora no kugura cryptocurrency ahubwo nayo izabiri mu buryo bwa blockchain system ibyo bintu bizafasha leta nyine gukontorora ya mafaranga ubundi atagira uyakontorora ariko ikagira ikintu fatizo ikintu cyafasha leta gukontorora iryo faranga nuko nayo igomba kuba ifite irindi faranga yego kugira ngo irikoreshe icyo ngicyo ikindi ubwo abanyarwanda nabo baba batangiye guhubuka cyane bavuga ati ariko bya bintu birahari bya bintu twumva ngo ni scam byari bifite ibindi bintu byabyo by'ukuri abantu batangire kubikangukira ubundi na mbere hose iyo bavugaga ari umuntu washoboraga uretse ko n'ubwo natangaye hari ahantu bikiba umuntu akubwira ngo nkohereza amafaranga ati woyangiyewe urabikuza ariko ni bakeya kwa abo bantu basigaye bakeya no kuvuga ngo rero ni ibintu byiza ni iterambere igihugu kiba kizanye ariko no mu buryo buri digital yego mu buryo buri financial ntabwo ariho twakomeza gusigara inyuma yego hanyuma hari ikintu wakomojeho kijyanye n'amahirwe cyangwa se nk'inyungu ibi by'ifaranga ikoranabuhanga bishobora kuzana ku bantu bamwe na bamwe ariko hari abo twose tuganira bavuga bati inyungu zose zabamo nuko hagomba kubanza kubaho ikimeze nk'ubukangurambaga cyangwa se kubaho inyigisho zihariye zitangwa n'inzego zibishinzwe abantu bagasobanukirwa n'iyi mikorere y'ifaranga ikoranabuhanga yaba ari izo cryptocurrency ndetse n'izo digital currency ese wowe ubona ari ayahe mahirwe ashobora kuza ari inyuma y'ibi by'iri faranga ikoranabuhanga amafaranga akomeje kugenda avugwa hirya no ku isi amahirwe ya mbere hari nuko nyine abaturage baba bakeneye ikintu leta yaba protectingamo mu gihe bahura n'igihombo no kuvuga ngo kuba baza bari amategeko ashobora kurengera abantu icyo nicyo kintu cya mbere cy'amahirwe gihari kuko n'ubundi mu busanzwe ibintu bisanzwe bihari abantu basanzwe babikoresha ni na benshi cyane ariko buri gihe babikoreshaga bafite ubwoba bavuga ati umuhombye narigahe kandi kuko ukaba nta hantu ufite so icyo kintu rero iyo kimaze kubaho amahirwe ya mbere nuko n'ababirimo bazaba safe kuko bafite umuntu leta bahagarariye wishingira ibihombo byabo icyo kintu kizatuma n'abantu babitinyaga atariyo yuko bahabibira noneho nabo bavuga ati bya bintu ubwo byemewe na leta cyangwa se ubwo leta yashyizeho ingamba reka ngende nkurikiza ingamba za leta ariko naho mabyaze akazi mabyaze amafaranga mabone inyungu ibyo bituma abantu baba bahari ikindi byoroshya uburyo bwa
transaction buriya bintu ni ibintu byiza cyane mu buryo bwo muri uko digital uko ikoranabuhanga ryagiye riza hari umucyo hari gukorera mu mucyo byagiye biza mu ma institution menshi atandukanye yego bizongera abantu gukora mu mucyo uburyo bwo gutanga amaruswa n'ibiki bigende bigabanuka uburyo bw'ubujura bw'uburyo bwinshi bwabonekaga cyangwa se icyuho cyajyaga kigaragara muri systeme financière kigende kivaho uyu munsi kiracyahari ariko impamvu gihari nyine nuko leta nayo yari maze iminsi irisiba ariko ubwo babihagurukiye ni ibintu byiza cyane bizatanga amahirwe nk'uko twagiye tubona za mobile money igihe zazaga tukabona abana benshi bashinze imitaka babonye amafaranga bamwe byababereye n'inzira yo kugira ngo bamenye iby'ubukungu birangira babaye abantu bakomeye cyane turabafite ntabwo biriya bintu burya byari kuvuka uyu munsi nimba uzi umuntu watunzwe na mobile money imyaka 10 ntabwo buryo uriya muntu yari kuba afite ako kazi iyo hataza kuba iterambere ry'iby'ikoranabuhanga n'ibindi nabyo bizatanga amahirwe mu buryo n'ubwa mbere bwari buhari hari abantu bazabizamo bakabona imibereho n'ibintu byiza cyane ndetse mvuga ko byari byaratinze kuri ngewe yego hanyuma abanye n'abajura twajyaga tubona umuntu yagiye mu bintu baramwiba icyambere ikintu cyatumye ajya muri ibyo bintu nuko mbere na mbere atabifiteho ubumenyi rero iyo leta ishyize ibintu ku mucyo n'amashuri yabyo atangira kuboneka sibyo uyu munsi nimba njyewe mbyigisha ariko mu by'ukuri navuga mbyigisha mu buryo bw'amagenda nta porogaramu mfite ya leta ngenderaho sibyo umuntu mwigisha ibijyanye n'ibyo nanjye nakozeho ubushakashatsi sibyo icyo gihe rero iyo leta itavuze ngo ariko hari ibintu byemewe tugomba kwiga icyo gihe simbona abanyeshuri bahagije ngo banyishyure mbona amafaranga ntabwo mbabona kubera ko ntabwo mfite itegeko rya leta rishyigikira kandi nta nubwo n'abaturage nabo bafite iribasunika kujya ku ishuri impamvu abantu bahombye nuko nta bumenyi bari bafite mu bintu bari barimo kujyamo uyu munsi rero nibamara leta nimara kubishiraho umucyo ikavuga ati ariko hari amafaranga twazanye hari financial system imeze gutya na gutya hari ibintu byemewe kuko icyo gihe n'amashuri yabyo atangira gufunguka abantu bakabishakaho amakuru bakamenya icya gihombo rero bagiraga mu byo gushora mu busanzwe ntabwo cryptocurrency ari scam ntabwo ari prank nk'uko abantu babizi ariko abasikamu barabyitwikiriza bakiba abantu babiba banyuze mu cyuho cy'ubumenyi bafite aca muri icyo cyuho cy'ubumenyi budahagije akakwiba uyu munsi rero leta niramuka ishizeho izo ngamba bizafasha gukangura abantu bamenye ibyo barimo kandi babonemo imibereho yego hanyuma wenda turebye ku bukungu bw'isi yose muri rusange tugasa nkaho tubihuza n'ibyo bintu bya cryptocurrency ndetse n'ibi by'ikoranabuhanga kugira ngo Trump perezida watowe muri Amerika utegerejwe kujya muri White House muri uku kwezi kwa mbere kugiye kuza mu kwezi gutaha akimara gutorwa ifaranga ryitwa Bitcoin ryarazamutse cyane ari nako kandi ibinyamakuru mpuzamahanga byandika ko uyu Trump ndetse n'ubutegetsi bwe bazashyigikira ibyitwa cryptocurrency muri rusange wanabireba undi mugabo w'umukire ku isi witwa Elon Musk nawe ni umuntu ufite inyungu nyinshi muri ibi bya cryptocurrency kuko hari na currency cyangwa se coin ye iri listed kuri hariya ku isoko ry'ivunjisha rya za crypto ifaranga ryitwa Doge bakavuga bati ibi bintu bya cryptocurrency bigiye guhabwa umwanya bigiye guhindura ubukungu bw'isi bashingiye ku nyine kuri icyo kintu cya cryptocurrency kuri icyo kintu cya Bitcoin cyazamutse cyane ndetse kandi hari n'amakuru avuga ko Trump bwe nawe hari indi coin ashaka kugura nayo ikazaba listed ibi bijyanye no kwenda Trump ashobora guhindura ibintu mu bihe biri imbere akashyikira ibya cryptocurrency urabona bitagiye guhindura ubukungu bw'isi mu buryo bwihariye abagabo yaba Elon Musk na Donald Trump ubundi naba mafia n'abantu bagira financial mafias nyinshi cyane ko n'abacuruzi ikindi kuba bashaka gushiftinga kujyana cryptocurrency guhitamo cryptocurrency nk'uburyo bw'ibicururize harimo ngiye mbibona mu buryo butandukanye icyambere nuko ari abantu buriya ntabwo umuntu ajya gutunga amafaranga nka ya Elon Musk ari umuswa mu byo atekereza no mu byo akora byanze bikunze umuntu aba afite
ubumenyi bukomeye cyane bwatumye abasha kumaintaininga ari amafaranga ye sibyo. Ikindi ntabwo umuntu ajya ku rwego rwa perezida nka Donald Trump ni umuperezida udakennye, ntabwo imibereho ye yashingiye muri guverinoma kubera amafaranga ahembwa cyangwa ikintu yasanzwe n'ubundi ari umushabitsi. Mbibona ko mbere na mbere ni abashabitsi baba bareba ahazaza h'amafaranga, ahazaza y'ibintu by'ubukungu, bakaba batari ko turamutse duhisemo iki kintu byaba ari byiza, akaba ari ibintu basanzwe bakora. nk'uko wari utanze urugero, hari coin bikekwa ko ari ya Elon Musk, ariko ntabwo ubushakashatsi mfite ntabwo ari iye nko kuvuga ngo niye, ahubwo nuko ikimara kuba established yaguzemo coin nyinshi cyane ku buryo zizamutse nawe yarazamuka. Wa Donald Trump ndibuka mu kiganiro mpaka yagiranye na n'uriya mugore bari bahanganye Kamala Harris, yabwiraga abanyamerika akavuga ati uyu mugore ni umuswa ku buryo atazi naho by'ubukungu bigeze. Ati ushingiye ku Trump, ati ni umuswa, ni umuntu wakoze mu bucamanza, ni umuntu mbese iby'ubucuruzi ntabyo azi. Ati kumubajije ibyo bita cryptocurrency ubu azi ibyo ari byo. Byatanga byose kuko yari yiminwe uwo mugore. Ukibaza ukuntu umuntu agiye kuba perezida atazi n'icyo kintu, ngira ngo yamukojeje isoni. No kuvuga ngo iyo debate ntabwo nayikurikiranye. Trump yarabimubaje biramunanira ry'iminwa. Iminwa arabaza atari ibyo bintu Trump avuga ni ibiki kuko ntabyo yarazi. Trump yabatije ngaho reba uyu muntu mushaka, uyu niwe wazahura ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwose Amerika izaba igihangange gute economically ifite umuperezida uri weak? Byabaye ibintu bikomeye cyane. Urumva ni ibintu yarazi. Icyo gihe bari muri bya bintu byo kwiyamamaza, bakora amadeba atandukanye ku mateleviziyo yagiye abatumira. So bivuze iki rero? Icyo ni kimwe, bari abantu n'abahanga mu by'ubukungu, ariko harimo indi ngingo politiki irimo, kubera yuko Amerika buriya uburyo bwabo bwa Swift bagenzurishaga idolari, ibihugu byagiye bigaragaza ko bititeguye gukomeza kuba munsi y'ubukoloni, munsi y'ubugenzuzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byose byo ku isi bifite icyo bita ubwigenge, ariko ntabwo bugira ubwigenge buri financial, bakolonijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bintu rero barabizi ko bagomba guharanira ubwigenge bwabo mu by'ifaranga. So ibyo bihugu rero kugeza aka kanya biyobowe n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa, ubwo bashinze n'undi muryango bita BRICS ugamije, buriya nta kindi kintu ugamije uriya muryango ni uguhirika ubuhangange bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Amerika ifite ubuhangange bukomeye cyane mu by'ifaranga. Buriya mu bya gisirikare ntibazakubeshya, ibihugu byinshi birusha Amerika igisirikare gikomeye rwose. Abarusiya, Abashinwa, ibihugu byose bifite igisirikare kiri ku rwego rwo hejuru cyane, kiyingayinga ndetse byenda kungana n'ubushobozi icya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ifite ikintu gikomeye cyane yategekesheje isi bita idolari. Idolari rero ni igisasu kirimbuzi gikomeye cyane. Rero ibihugu byose bari bizi ko byicariye icyo kintu ni ikintu gikomeye. Byatangiye rero imyigaragambyo ishingiye kuri BRICS, hari ikigega ya New Development Bank yashinze igomba gusimbura buriya zira za IMF, za World Bank, tuzi zira zabaye World Bank ariko ni iz'abanyamerika. Buriya nta masezerano igihugu cya Afurika kigeze gisinya ashyiraho World Bank cyangwa IMF, ahubwo batuyoboje. Navuga ni ubukoloni. Hafi y'ibihugu byose biri muri ubwo bukoloni, birimo birashaka ubwigenge. Rero ntabwo Amerika yaguma ku idolari kandi ibihugu birimo kuyivaho, nta kintu idolari riba rikimaze. Niyo mpamvu nabo bahita bashaka the next ikindi kintu bazajyaho bakayobora. Ariko ntabwo abantu barajya muri cryptocurrencies, ntabwo abantu barajya bana nk'abanyaburayi bafite ikintu barimo gushira imbere, ikintu bita hari ibintu zumva ngo electric car, abantu barashaka imodoka z'amashanyarazi, barashaka. Ni ukuvuga ngo ibihugu byose birimo gushakisha, uretse ko nyine ari iby'ubukungu, ariko iyo urebye muri space geopolitique ni ibihugu birimo birashaka ubwigenge. Nimba uyu munsi ubwigenge ariko bishingiye mu by'ubukungu, reka nguhereze urugero rworoshye. Urugero Union Européenne yavuze ko mu 2034 bagomba kuza bafite electric car hafi mu Burayi hose, na imodoka bazivanaho bashyiraho iz'umuriro.
buriya abantu bita abarabu bamaze iminsi bakoronije isi ku bijyanye na peteroli yabo. Kuri iyo ngingo kandi bimwe mu bintu bikoshiminga peteroli cyane harimo aya mamashini y'ubuhinzi ubwikorozi barashaka kubigira electric kuko nabo bafite umuriro nucleaire bafite ingufu bakana investisa cyane barashaka no kugira ngo bya bintu byose bakoresha ibikomoka kuri peteroli babiveho kuko amasezerano y'ikitwaga petrodora cyagiye gisenyuka gake gakeya ubu ngubu kiri mu marembera. Baramutse buri gihugu kidashatse ubwigenge mu by'ubukungu nuko nguko bari kuvuga bati noneho babyise ari uniform babihaye ngo kurengera ikirere ariko rero ntabwo ari kurengera ikirere. Bari kubona ko biriya bihugu byo mu Barabu byarangije nabyo birimo bigeze kuri stage ya nyuma yo gushaka ubwigenge mu by'ubukungu kandi nimara kugira ubwigenge mu by'ubukungu bazahita bakoloniza babandi babakorera ibintu bibi cyane. Rero abakoroni bacu rero ni abantu bazi ubwenge bahita bavuga ikintu cya mbere bazadukubitisha ni peteroli yabo. Iyi peteroli yabo kandi turayikeneye tuzakora iki kugira ngo twe kuyikenera bagahita batangira guteza imbere ingufu bakavuga ati kuva aka kanya kugira ngo umwana batazabyuka akadusankisiona mwabonye ukuntu ibihano bimeze nawe yabyuka agahita avuga ati ntabwo muzongera kugura peteroli hano byaba ari ikibazo gikomeye. Bahita bavuga ati oya dushore noneho mu bya electric mu bintu by'amashanyarazi bagahita baza bambaye umwambaro wo kuvuga ngo turimo kurengera ibidukikije. Nta bidukikije barimo kurengera ahangaha oya ahubwo barashaka guhombya Abarabu batazabakubitisha iriya dolari nkuko babakubitishije idolari uyu munsi Abarabu bose barimo barajya muri BRICS kugira ngo bakwepe idolari. Nimara gukwepa idolari se urumva noneho ya madolari azongera kugura peteroli hariya abakoroni bahita babimenya kare bagahita bavuga oya natwe reka dushire imbaraga kugira ngo tumuce intege Umwarabu duce intege biriya bihugu bicuruza peteroli duce intege Uburusiya reka dushyire ingamba zituma tuzajya dukenera peteroli gakeya bagahita bashira imbaraga muri ibyo ngibyo. Rero ibindi bihugu nabyo byashize imbaraga mu gushiftinga we y'idolari. Sinzi nimba iki kintu cyumvikana harimo intambara ikomeye aho ngaho ibihugu birimo birashaka ubwigenge mu nguni zose z'imibereho y'abaturage babyo. Hanyuma rero tukiri kuri icyo ngira ngo hari inyandiko ya Trump yanyujije ku rubuga rwa X rwazo rwitwa Twitter aho yabaye nkaho atera ubwoba ibi bihugu byo muri BRICS bakomeje kuvuga avuga ati nubwo mushaka guca intege idolari mushyiraho currency yanyu nka BRICS atariko nta yandi mahitamo mufite mugomba gukoresha idolari niba mutarikoresheje ibicuruzwa byanyu binjira muri Amerika tugomba kubyongereza tugomba kuzamura imisoro 100%. Bivuze ko ari nko gufunga isoko ry'ibicuruzwa byabo byinjira muri Amerika ndavuga ibihugu byose biri muri BRICS. Ibyi nyandiko ya Trump wabyakira ute urabivuga iki? Allo no kuvuga ngo biriya Trump arimo avuga ni Twitter yakoze ariko biriya ni ugukanga mu by'ukuri. None se Amerika ifite isoko ringana iki? Icyo kintu abantu bagomba kubimenya. Amerika ifite abaturage benshi yego urumva yego ariko Amerika ntabwo nayo yabasha abo baturage yabasha kubatunga ikoresheje iby'imbere mu gihugu ariko ntabwo ifite ntabwo utekereza iki se biriya yivugisha ati tuzabyongeresha imisoro ntimwongere gucuruza hano muri Amerika. Ibyo nta kintu byatwara mu bantu baba barangije kubitekerezaho mbere. Ariko Ubushinwa bukuhaye igihano bati ntabwo uzacuruza mu Bushinwa waba uhuritse kuko bafite isoko rinini. Ari Ubuhinde bivuze bafite abaturage Afurika za Nigeria za Ethiopia zifite abaturage benshi ntabwo bakeneye gucuruza Amerika kugira ngo ubukungu bwabo bukomeze. Yego idolari barimo bararica muri transaction zidafite aho zihuriye n'Abanyamerika. Sinzi nimba byumvika ubundi Amerika buri transaction yose yabaga ihari kabone niyo yaba ari nge nawe tugiye kugurisha ibintu haza undi muntu wa gatatu udafite ikintu na kimwe uzanye amafaranga. Ibyo rero nibyo abantu badashaka kwa baba bati ducuruzanye nimba uri umunyakenya ndi umunyarwanda transaction ngaho igomba gukora hagati y'izo currencies franc cyangwa Kenyan shilling. Mu by'ukuri wasanction uwo muntu gute
Amerika nayo ntabwo ifite majors mu by'ukuri, ni ibintu bapfa kwivugira, ariko ntabwo irabona uburyo bwa nyabwo bwo kubabaza mu bantu. Ariko kandi abo bantu nabo barabitekereje, kuko Amerika barayizi ko ari igihugu giteye ubwoba mu by'ubugambanyi, giteye imbere. Nabo barangije gushyiraho izo measures, bati badufatiye ibihano tudacuruza muri Amerika tuzacuruza he? Kuko uyu munsi nimba Abarusiya batari gucuruza muri Amerika cyangwa i Burayi, ariko ntabwo ibintu byabo byaboreye mu mastock, bariyerangije bashaka amasoko. Ni ukuvuga ngo ntabwo bashobora nabo kwishyira muri iyo ntambara badafite ubwirinzi bw'ingaruka z'ibyo bintu. Trump rero yaba abyibeshyeho nk'umuntu utari ubukungu rwose, arabivuga nyine kugira ngo bimwe bagira ubwoba, ariko se kuki mu kandi kanya avuga ati ariko tugomba no gushyira imbaraga mu buryo bw'izindi peyoma? Nuko abona ko ibyo bintu bishoboka, biba bishoboka cyane. Ikindi abantu bagomba kumenya, Amerika yakoronije ibihugu cyane mu by'ubukungu. Noneho ino ntambara y'Uburusiya na Ukraine, Amerika yakoresheje imbaraga z'umurengera, birangira nayo yikomerekeje. Ntabwo ubundi Uburusiya ari igihugu cyo guhanwa, no, ni igihugu gifite ekonomi iri hejuru cyane, uburyo abantu batazi kubera propaganda z'abanyaburayi. Bitekerezwa ko, urabizi ko Abarusiya babaga muri kiriya kintu bitaga G7, ubundi mbere cyane G8. Hanyuma bukeye mu gitondo ubwo ngo ibihugu by'ubukungu buhambaye, urebe ukuntu ibintu biba bitandukanye. Ibihugu by'ubukungu buhambaye byari G8 imbere, nyuma bagirana ibibazo n'Abarusiya ngo babibaye G7. Uburusiya ntabwo mu by'ukuri igihugu cy'Uburusiya cyavuyemo kubera ko bagiranye ibibazo gusa, ntabwo cyavuyemo kubera ko ubukungu bw'iki gihugu bugabanutse. Uri kumva? Yego. Ibintu by'imikino, ntabwo rero iki gihugu kuva cyatera Ukraine bagiranye ibibazo, amadolari reserve currencies mbere yaho ibihugu byari bifite amadolari mu bubiko hafi 80% by'ibihugu byose byo uyu munsi bageze kuri 60. Mu myaka ibiri gusa hamanutseho 20%. Reka batangiye kuyagabanya, Abashinwa barayagurisha bagura amangorde nyuma y'uko bafatiriye umutungo w'Uburusiya. Ni ukuvuga ngo nimba ibyo bintu bibaye mu myaka ibiri gusa, utekereza iki mu myaka 10? Nabo babibona ko birimo kugenda mu by'ukuri bibarangirana. Niyo mpamvu buri gihe hariho ibihugu byose bishyize imbere mu gushaka. Amerika kubera icyo gihe bihano yafashe byambuye abakiriya bari bashingiye amaramuko yabo ku idolari. Umubare runaka ntabwo uragabanuka cyane, ariko waragabanutse, uzanakomeza ugabanuka nitagabanya amahane gusakishana buri muntu wese uvuze. Ibindi bihugu nabyo rero byahise bivuga biti, kuko iyo umuntu agufatiye igihano uhita ushaka kunubaho udakeneye icyo kintu cye. So icyo gihe rero abaguhaye izindi nzira z'ubwigenge, buri mpamvu ubona badutegekesha inkunga. Iyo umuntu aguteye inkunga ntago aba gukunze, nubwo abizana muri uniform yo gukunda, ahubwo akubuza kwigira. Nicyo kintu kiba gikoze. Iyo u Rwanda bataza kurusankisiona, ntabwo twari kumenya ko havuga ikigega nk'agaciro kikajyamo amafaranga nk'ayarimo ubu ngubu, ntabwo bikunda. So rero uko yakoze ibihano ku bantu bahita bashaka indi mibereho. Noneho bibeshye nka Trump mu byo binavuze abishyize mu ngiro, still yabarimo nanone kurangiza ahubwo ubukungu bwa Amerika. Ngubwo mutakemera ko ducuzanya mu idolari, ubwo noneho ntimuzongere kuzana ibicuruzwa byanyu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego birangira batabizanye, ariko ntabwo bibora, ahubwo bahita bashaka isoko ahandi mu bindi bihugu bifite abaturage benshi. Birangira buri gihe umuntu ufite product biragoye ko ahomba, kandi wowe uzana amafaranga. Ufite produit ni we buri gihe. Ubundi ubaye ikikumbira ku isi yari maze kiri mu kinyoma. Abantu bafite amafaranga bafite bagenzura financial system, nibo bantu bari bafite ubushobozi ku isi. Bakuru nabo bafite ubushobozi bakoloniza ahubwo abantu bafite produit. None se Placide, umuntu aguhaye amadolari miliyoni 100 mu cyumba cyawe, n'undi akaguha bakamuhereza ibijumba neshake umufuko umwe, ninde ugomba gupfa mbere? Inzara yanogonora mbere umuntu w'impapuro cyangwa w'iyo mibare? So ibyo bintu ibihugu byatangiye kubibona ko burya yari scam, nta kintu bijya bihugu bifite, no kubeshya gusa. Nuko nguko noneho badukanyisha systeme zabo zo kwishyurana, none natwe tugiye gushaka izindi systeme. Niyo nkubiri rero harimo haduka ibyo bya cryptocurrency, harimo haduka ibya digital currency, buri gihugu cyose gishaka kwigenga ku ifaranga. Niyo nkubiri turimo kubona buri gihe aka kanya iri kuza. Yego.
yego Samu Rutabingwa wenda twasoreza ngaha wenda ibindi tukazagenda tubigana mu biganiro byacu bitaha cyeka niba ari cyo wenda wifuzaga gusorezaho nkaba naguha umwanya sinabura kubwira abaturarwanda cyangwa se abaturage muri rusange gukomeza gushakisha amakuru ajyanye na financial system zirimo kuza kugira ngo birinde gukomeza kwibwa ntabwo natwe tuba dukeneye kumva abantu ngo bibwe binyuze mu mafaranga bibwe binyuze mu buryo kuko ibyo bintu byangiza abantu noneho hazaza n'ibindi bintu biriyo bikabura abantu babijyamo kubera ko bangirikiye muri ibyo bintu abantu nibakomeze bashaka amafaranga bashake ama financial coaching babigishe uburyo bwo gushora imari ufite gushora kose haba risk management rero bagomba gushakisha ubumenyi kuri ibyo bintu ibibe nk'ibintu by'abashyitsi nibe nk'ibintu bireba abantu runaka gusa abantu babimenye nicyo nasorezaho kandi murakoze cyane yego wenda tutarakurekura ukomoje kuri icyo kintu mitanibuka hari benshi badukurikira bakunze kwibaza mu biganiro nk'ibi ngibi dukora bitanye isano n'ifaranga koranabuhanga hari ikintu cyitwa Pi network cyangwa se Pi coin ibi byo hari icyo wabivugaho mbere kugira ngo dusoze Pi ni system ntabwo ari coin ntabwo ari coin nk'izindi nayo ni uburyo bwo kwishyura bimeze nka Bitcoin buriya Bitcoin ni coin ariko ikagira na system de paiement ya blockchain niyo handitandukanira n'izindi noza Pi nayo ifite uburyo bwayo bwo kwishyurana ariko kandi ikagira n'ifaranga ibyo bita Pi ntabwo biraba launched ariko uyu munsi abantu bafite Pi barazigurisha kuko biri mu igenzurwa bya nyuma ngira ngo byazaba byiza tubikore nk'ikiganiro tukereka abantu Pi kozite zahindura iki mu byo mu bijyanye na system de paiement yazanywe nande bayishyigikiye n'ibandi abantu bakagenda babimenya n'abazifite still bakikora ibyo bita mining bakomeza mining biri ku rwego rw'isi ntabwo biri mu Rwanda gusa bamenye tukabaganiriza Pi mu buryo bwimbitse ariko abazifite bazikiping bafite Pi nk'uburyo bwo kwishyura n'abafite Pi nk'amafaranga gutyo ibyo wenda tuzabiganira mu kiganiro cyacu gitangira ngo n'abadukurikiye reka tubararikire kuzakurikirana icyo kiganiro kivuye kuri Pi network ndetse n'iyo system yose muri rusange reka ngushimire cyane bwana Rutabingwa kuba witabiriye watwemereye ukaduha umwanya wawe wagize neza turagushimye yego murakoze cyane Placide yego ngira ngo rero nibyo uyu ni Rutabingwa tuzadukomeza tubana mu biganiro byacu ni umuhanga mu by'ubukungu kandi akaba ari n'umusesenguzi uzadufasha gusesengura ingingo zimwe na zimwe ngira ngo ibitekerezo bye nibyo kandi ni ingenzi cyane kuba dukurikiye reka rero mwese aho muri tubashimire cyane kwa mwabanye natwe kandi tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu ari naho tunahera dusaba gukora subscribe niba utarayikora ndavuga abakigira hano bwa mbere ari nako kandi usangiza amakuru ndetse n'ibiganiro aba batabibonye ukora share ari nako kandi utanga ibitekerezo hasi muri comment section ibitekerezo byawe ni ingenzi cyane reka tubashimire rero mukomeze mugirire byiza naho utaha